CHiTA MAGiC. Tekereza ijambo rimwe. Igo Liquor Store ni ku Ruyenzi. Akana kari kasheze. Ntabwo nagakubise ikinyafa ahubwo nende ukabwira ngo nzakigakubita nigakomeza ayo mafuti. Nyuma byaje kurangira gute? Kagiye muri Miss Rwanda. Uriya mukobwa uburyo yarakuryamye hejuru harabaketse ko mwana aryamanye hari kuba video. Reka. Kara nakazi ingi nubundi. Kandi bambaye ubusa. Nkuko bari babonye nambaye niko nari nambaye. Nacyarenzeho nyuma ngumbane mipana. Melodie rero yaguhinduriye ubuzima. Hari ukuntu butarasobanukirwa ibintu burimo. Nakoraga kariyeri mvuga se abantu bamenye ba koga tungunde game zose ndazitsindwa position ndazirota big B ngo position urazirota CHiTA MAGiC. Mwifurije weekend nziza ndagusuje uri kureba CHiTA MAGiC TV. Nizere ko mu bice byose uhereremo by'isi aho uherereye ukomeje komererwa neza kandi ubuzima ari fresh. Nitwa Julius CHiTA mpaikaze umusore witwa The Spectacular. Meze bite CHiTA? Gasubiremo. Spectacular. hejuru yitwa Kenny Soul. Yeye. Uwo bivuga gute? Ni Kenny Soul nyine nkuko bivuze. Meze fresh icyamamare. Eba ni fresh CHiTA. Ni fresh sana. Ni icyamamare gito. Kitaraturika. Cyangwa uri gitangaza gito. Ndi nigitangaza byose ni ibyanjye. Yamana. Uyu mwifunga kudasanzwe. Ni season nsenda. Iyi shati ikoze mu cyitwa ngo iki? Izi ball rero nizo badodo. Iyi tisemba nayiguriye. Undi abitwa tusoka bakayindadira. Ni glitter. Bayita glitter ni kimwe n'ino panaro ni ibitambaro bisa nyine. Ni ibitambaro bimwe. Yeah. Ni glitter rero mba nadodesheje. Iyi shati kwidasa. Ahubwo utange commande nayo bakagukorera. Agiye ntabwo ingi yambera. Umva. Ahantu hashya hatahiye ugomba kuyambara. Ariko ratwika. Ibitangaza birakabya. Kandi se twereke nk'ipana. Hafi y'inkweto. Ni iyi ngiyi kabisa. Hajya ngo yitise yitwa ni glitter. Ziboro bazita glitter. Tuba tugomba gukabya rega. Agera yifata gutya turebe. Nini koko. Iboro ntabwo isanzwe yitwa Kenny Soul umuhanzi umwe mu babarizwa mu itsinda ryitwa Igitangaza Music ni na label y'umuziki ibarizwamo Kenny Soul na Juno Kizigenza. Ni music label ya Bruce Melodie. Umeze neza boss? Eba ni sawa kabisa. The boss himself. The Spectacular. Boss The Kenny Soul. Ariko ura amazina yawe nyakuri witwa nguki? Ngiye banyita Norbert Rusanganwa. Usanzwe witwa nde? Ariko CHiTA nawe rero. Amazina yanjye bwite banyita Rusanganwa Norbert. Witwa nde niba bakwita Rusanganwa Norbert? Nitwa nde? Akuzi kwa mugane tujya twitiranya ibintu. Amazina yanjye ubusanzwe ubundi banyita. Tujya twitiranya izi. Bakunze umuziki bakwita Kenny Soul. Kenny Soul. The Yemba boy. Of course. Ebana kabisa. Weekend yawe wahitangiye gute cyangwa wayinjiyemo gute n'umurego? Weekend ni fresh sana. Nise ubika umutwe. Oya ndi kugira ngo ifate neza mbigusobanurire. Ntabwo reka mvanemo na marinette. Weekend ni fresh sana. Usibye ko akako kitwa ngiki? Kana agakapu gasanzwe. Marike ni imwe n'ubundi ni tusoka. Urunigi ni drip. Maherena. Utuvisi. Njya numva batwita utuvisi. Ni impeta nyine.
ariko ibitangaza birakabya kweli. Weekend ya refresh nubwo nayitangiye nsa nkunaniwe kubera gutanga indirimbo ejo nibyo niriwemo ejo nibwo natanze indirimbo yari irimo umunaniro mwinshi n'ubu ngubu nje mbyutse citarambyukije ubyukije wafashe umurego. Umurego ni indirimbo yawe nshya. Indirimbo yanjye nshya. Ngo nuvuga ngo wari wafashe umurego. Iyo vibe nari ndimo ntago nari nafashe umurego koko. Wari wafashe iki? Nari nafatishije agashyuhe. Ukamvanyemo. Ariko ko agashego kawe kaba mu ndirimbo none no mu mvugo ndikumva karimo. Nta gashego naririmba. Wapi. Kuya ahantu hari ubushyuhe. Uri kumva mwikuvurori. Agakuvurori usubiza ukuntu gatwika se. Ebana. Wari ufite umurego. Oya, nari mfite agashyuhe. Kuri kushaka nsubiramo umurego kandi nakubwiye ko mfite agashyuhe. Nako kundi waririmbye mu kinyafungo ngakangasheze kandi nifo. Ari akana kari kasheze. Waririmbye ngiki? Ndavuga ngo ndi gufesinga ikibazo akana kabi kasheze kandi nifo gusa nikiyenza ndagakubita iki ndagakibura. Akana kabi kasheze no kuvuga akana nyine kasheze gafite ubufuti bwinshi. Ari ukuntu kera bajyaga babibwira abakobwa ariko abahungu ntago bashega ndakeka. Hari igihe umwana aba yarataha nimugoroba ataha atinze bamubona n'udusore amubwira ati kandi usigaye warasheze. Gushega ubwo ni ukuvuga iki? Gushega ngiye mbifata nko sinabisobanura gutera. Gushega nabisobanura nko kuba akantu usamadutse nyine umukobwa nyine usamadutse uri aho ngaho nyine wirirwa mu dusore nyine n'urugero nyine ndi gutanga nko ku mukobwa kuko nibo n'ubundi babikoresha wigize agasazi nyine utajya wumva. Akabandika yitwa inshege. Akabandika ari kagushegeye kari kasheze cyane kari muri Rwanda rero uyu munsi ndamwifuriza amahirwe masa. Kanika biroga kubisa ikinyafu. Oya akabandi rinete uze kuzishyira aho ngaho hafi nko mu runigi haba ari sa kubita mu runigi no kubera ari runini ntago yakwihina nayafata mu ntoki nari. Ntago nagakubisa ikinyafu ahubwo nandi ukabwira ngo nzakigakubita nigakomeza ayo mafuti. Nyuma byaje kurangira gute? Kagiye muri Miss Rwanda. Naje gusanga ahubwo gatwika. Tubifurije amahirwe uwitwa Marie Paul Kayirebwa. Iri joro agomba kwegukana amakamba nibura angahe duhere kurya Miss Rwanda. Wabibwirwa n'iki ko nabonye bose batoroshye. Ngenda mwifuriza ko yanayegukana kuko yakwegukana Miss Rwanda niba ari main nibura nitwika kurusha izindi. Nanda sigaye yose. Byose bibaye ngo bakayamuha bayamuha. Nese mwabonye ibintu yakoze mu kinyafu aratwika. Akora mukunda cyane. Ni inshuti yanjye byatari ndamukunda. Ni inshuti yanjye abamuzi twakoranye no mu ndirimbo ya Yemba Voice ya kera yitwa Turakundana. Rero naga ari ubwambere twinze mukunda. Yakitinze muri video ariko yari uwa Bill. Ubwikura reka twiga Kenisol reka twiganire indirimbo nshya ya Kenisol yitwa umurego cyangwa umurego bitewe nuko bivuga gusa igisobanuro cyo ntabwo gisanzwe araza kukigarukaho. Hari umurego muri gutekereza hari uri mu ndirimbo terwa n'uburyo ufata. Hari umukobwa urimo ugaragaza turabigarukaho na ko biguteye isoni. Oya ndi kumva ukuntu uri kubi ariko nibyo ndi kuvuga agaragaza iki se. Reka twiganire. Kenisol watangiye wiga umuziki ku Nyundo muhuriza hamwe muri abasore batatu hari Bill hari wowe na Mosey muri aba Yemba Boys havamo itsinda ryitwa Yemba Voice. Mwarakoze igihe kiragera mufata umwanzuro wo guhagarika iby'itsinda buri wese agakora career solo. Ni nako byagenze ariko ugitangira wabaye nk'ukonjaho toya. Bill nawe ntabwo yagaragaraga nk'uko bikwiye ndetse na Mosey. Igihe kiragera Bruce Melodie akwinjiza mu gitangaza music. Byagenze gute?
nk'uko bivuze naho ngo itsinda rya Emba Voice haza kubaho nagiye mbisobanura haza kubaho uko twicara nyine tukumvikana nyine ukuntu ibintu byagenda twifuzaga ko umuntu yaba independent agakurikirana ibintu bye nubwo atari ko byaje kurangira umuntu yahise yihugiraho ariko n'ibintu twicara nyine tugapanga nyuma rero naje gukora career solo mpura n'uwitwa Kenny Pro Beats turakorana indirimbo ndakeka 3 niba tarenye nibwo Melodie yamproposaga ko twakorana yabonye interview mvuga ko yanyispirinze kandi koko nibyo niyo muntu natangiye kumva nyine cyane ko musique nago nyimazemo igihe kinini cyane ndaramwumvise cyane rero bigeraho hari ukuntu iyo wumvisha ikintu inshuro nyinshi utangira kuba nawe icyo kintu wakinjiramo nyine ukagikunda ngatala nyine wari usanzwe wiyizi wifitemo aho gutari wakamenya rero yamaye amahirwe yuko twakorana ndiko kiragiye bansinyishaga n'uwitwa John wowe na Juno Kizigenza inkingi za mwamba mubeze nk'abari mu myaka imwe uri mukuru kuri Juno Kizigenza mu itsinda ry'abahanzi bari muri igitangaza music label Bruce Melodie akimara guhitamo talent yawe hari by'umwihariko hari ibiganiro byabayeho hari uburyo yamenye kuzi kuririmba n'ibyo yumvaga ukwiriye igihe cyarageze rero guhindurira ubuzima ni gute abafana ba Bruce Melodie cyangwa se n'itsinda ry'abamufasha bakiriye talent yawe babyakiriye neza kuko mbere yuko nago ajya afata umwanzuro ari umwe arabitekerezaho nyine nawe akabigeza kuri team nago rero byagoranye cyane barabyakiriye cyane ko bari basanzwe bananyumva nago aribwo bwa mbere nari nangiye musique baranshyigikiye rero ndabashimira cyane nyibinjiramo nahise ntangira gufunguka nyine menya ese ibi bintu ndi gukora noneho biragana he ndabashimira cyane Melodie rero yaguhinduriye ubuzima cyane kabisa ni gute wabisobanura mu magambo make hari uburyo uhuramo n'umuntu burya ingeso nziza zirandura n'ingeso mbi zirandura rero iyo umuntu akora neza byanga byakundi iyo umuhora iruhande hari ibintu byinshi byiza wunguka yanyigishije nyine kudakora musique nk'ibintu byo kwishimisha ahubwo kubikora uteganya target se bizambeshaho gute bizambyara inyungu gute yamfunguye nyine mu maso nyine ndeka kuba umwana buriya nakoraga kariyeri mvuga ni tubeshyira ku ruhande nakoraga kariyeri oya nago ndi kuba umwana gute ari ndangaye nyine nakoraga kariyeri hari ukuntu butarasobanukirwa ibintu burimo nakoraga kariyeri mvuga se abantu bamenye twuga tunkunde ariko nibyo n'ubundi abakobwa n'abagore baragukunda mbise ariko sundi banyanga bahereye ahantu twahuriye mu bukwe wararirimbye mbona buriya nari nabyukiye buryo ariko je n'ubundi mukunda kuririmba indirimbo z'urukundo zishimirwa cyane n'igitsina gore uti Bruce Melodie yahinduye icyerekezo cy'umuziki wawe agiha umurongo aho wari uri mu murongo udasobanutse ago umurongo aho bimaze kugera ubu ngubu hari abantu bumva Bruce Melodie atwika gusa yatwitse mu kiganiro yatwitse mu ndirimbo yatwitse kuri stage hose muri rusange kamere ye wowe byanga bikunda nk'umuntu mu bantu umunsi ku munsi urayizi ni gute wamubwira abantu Bruce Melodie kamere ye hanze y'umuziki Bruce Melodie rero abantu kuntu bamubona kuri akuntu abameze muri interview niyo abantu bajya bamukurikirana ukuntu abameze niko no mu buzima busanzwe ameze ni umuntu uvugisha ukuri wakotoye ntago yabura kubikubwira live murebana ni umuntu nyine w'umurwanashyaka nyine ku kintu nyine ashaka we ntago namwinjira deep cyane ariko iby'ingenzi nyine mbona inyuma ni umukozi nyine ni umukozi kuko ari igihe ashobora kwinjira muri studio kabisa mwege mugacika intege ariko mukabona nyine aracyakaniye kabisa kandi ariyo wagakwiye kuba ari kuruhuka ahubwo ni umukozi byatari ni umuntu uvugisha ukuri ni umuntu utakwishimira ko waba ufite ikibazo afite uburyo agikemura nyine aragikemura ni umuntu nyine wakwishimira ko uri iruhande kwa hanyuma akunze gusohora indirimbo abantu bati Bruce Melodie noneho wakabije ubundi ati niba nkabya koko ari ibishego ngiye muri gakondo mu ndirimbo yitwa ikinyafu mwari mwakabije ntago twigeze hari nanga yashitse amabere ntago twigeze dukabye muri lines zawe ni nakaye kana waririmbaga uvuga uti kabisa ahangaha
ntago ari na hantu nigeze mvuga ngo ahangaha ni ahadanje ko twakompoje n'ubundi nta nubwo umuntu yarazikiza n'abanahiti nk'uko yabikoze ariko nyine ni vibe yaje muri studio mbishiramo uko nguko ntago ari ukuvuga gatoya ni refrain ari introduction imba ngo uwamenya yamunga uwamenya yajya nshakure umuzigo wanjye ubuzuba icyakubwira uwamenya yamunga uwamenya yajya nshakure umuzigo wanjye ubuzuba icyakubwira umuzigo ngo umuzigo uvuza ubuhuha umuzigo uvuza ubuhuha mu ndirimbo zawe nkunda kumvamo ifarasi iri kwabira iriya farasi isobanuye iki iriya ni ifarasi iriya naka ndashimira element ngiye guhimva n'ivana nyine kanyive imuzinyi kubwire yose ni ijambo nigeze gushaka gukoresha spectacle ubundi ndayikubwira ntugire ikibazo ifarasi ni inyamaswa twatekereje yo gushira muri yagendana na spectacle nyine ukumva ko aho hantu hahiye rero ifarasi twumva nitwe abantu bayiketseho ubwo abo bantu bafite ibyabo baketse ngewe byanjye nuko nagakunze ngagashiramo nta n'igisobanuro cya danger byifite nuko iryoshye kumva urabizi nawe iyo wumvisha indirimbo itangiye ukumva ifarasi wumva ko hahiye bishatse gusobanura iki nta gisobanuro element uzamubwira ariko n'ubundi nawe yakubwira gutya icyo mutashyizemo nk'ijwi nk'iry'ihene twashakaga inyamaswa yagira kuko bigwa muri passage n'uzabyumva indirimbo itangiye bigwamo neza ifarasi niyo yaguyemo rero buriya hari undi wenda azaza agashiramo imbwa ifarasi reka tuyive hanyuma agace kawe muri kinyafu kihariye uri kuririmba uti ndi gufesinga ikibazo ikibazo akana kabi kasheze kandi nifo ndi gufesinga ikibazo kandi abanzi neza bazi ko ndi sandefo reka nkubwiresha nzakubita ikinyafu nusara nzakubita ikinyafu nge mfite itarano ry'ikinyafu baby akabandi kari kagusabye Kenny reka twikomereze noneho wasohoye indirimbo yawe nshya yitwa Umurego indirimbo itavuzweho rumwe mu mikabirize uraza kutubwira burya se indirimbo nshya Umurego ku giti cyawe nk'umuhanzi hari ibyo abantu bagiye bavuga bati naryo ryaragaragayemo iriki itaranto ry'umukobwa afite itaranto rikabije cyane washatse kuririmba Umurego bwoko ki Umurego ni nkunda kubitanga example y'ukuntu ufora nk'umuheto uri kureba muri kamera ariko ufora nk'umuheto Sitako nyuzuye cyane ukuntu ufora umuheto ari kubuzwa n'iki Umurego wabaguteye isoni oya nta soni z'ibintu niririmbiye ku giti cyanjye nta muntu binyandikiye ni uburyo urabona ufoye babyita kumasha ugiye kurasa bisaba kurega kugira ngo umwambi ugere kure uba wareze rero kugira ngo umwambi ugere kure nyine sinzi niba uri kubisobanukirwa ntabwo uri kubisobanukirwa Umurego icyo agenda kumva kugira ngo umwambi ugere kure iyo ufoye nyine kugira ngo umwambi ugere kure nicyo bita Umurego nicyo bita nyine ijambo ryita Umurego rero nayisanishije ko nabona waririmbaga ibyo kurasa iby'imiheto n'imyambi uri ku buriri ibyo ni ibyawe iyo abantu bagiye mu rusengero buri muntu atoramo icyigisho cye indirimbo yawe ni urusengero buriya abatoyemo ibyawe bigufasha wabisanishije n'ibyagukorera rero nasomye commentaire hari groupe Umurego n'iriya ndirimbo nyine nasohoye ko mbonye nabyo bagaragaje itarano uriya mukobwa ararenze kabisa indirimbo yanjye rero yitwa Umurego yasohotse ku munsi w'ejo
utari kutubwira ku ndirimbo yawe. Indirimbo yanjye nayikubwiyeho ubwo mbaza ibindi bibazo. Umurego wayisohoye. Hari igihe umuhanzi asohora indirimbo abantu bagatangira kwiha meanings zabo nk'ibyo nyine nikubwira nagiye nkora mu makomanteri y'abantu. Ibyo abantu batangiye gukeka cyangwa kuvuga ku ndirimbo yawe ni nk'ibihe? Oya nabonye komanteri zivuga ngo indirimbo ni igishegu kandi nta gishegu numva. Nta na kamwe karimo. Nta gishegu numva. Nese umurego si ijambo risanzwe risoba ry'ikinyarwanda dusanzwe dukoresha. Nta gishegu numva ahubwo wenda biterwa n'ukuntu abantu babyumva. Nk'uko nabande baririmbye nyine bakajya abanyarwanda bakiyumvira ibyabo. Twumvishe saa moya igare farasi indirimbo nk'izo ngizo. Rero buri abantu twe dukora indirimbo ukora indirimbo dukurikije ukuntu indirimbo yatangiye wari uri gufata umurego. Ugiye kurasa. Oya nakangutse ndeba nyine ko nari nzi ko narindi kumwe n'umukobwa nsanga nkangutse nsanga yagiye. Ufata ubuye murego rero? Oya ahubwo script irakomeza. Ntabwo ibyo ngibyo uvuze ntabwo twabishizemo. Ntabwo twabishizemo ibyo ngibyo uri muri nkubwira amasegonda. Isegonda rya 15 niho ikibu kimara kweguka watangira kwegama. Nkahita njya muri salon ngashiramo kasete ngasa aka video umukobwa yafashe nyine kumbi yafashe akavideo agakagabo yafashe akavideo turi kumwe nyine ijoro twaspendinganye ni acting tuni ijoro twaspendinganye we yari yarishutinze niwo murego rero nashize muri nafashe cassette nshira kuri TV kugira ngo ndebe ibyo yafashe cyajyaga mbere. Yeah. Hari umuntu wagiye ku munota wa 2 n'amasegonda 50 ati mise ntekereza behind the scene. Yatubwira tukamutumira. Nari ku munota wa 2 n'isegonda bya 50. Reba. Oya yo ni acting. Aho narindi ku actingira ari hari abantu. Kwakitingana n'umukobwa wambaye ubusa hejuru akuri hejuru. Rije rikora abantu batinzeho cyane. Aturabuze producer ubuzima kweli naho ubundi uri talent yigendera man the spectacular n'abandi batandukanye nk'umurego harongeye harahiye kandi. Ahiriye rimwe. Abafana rero hari byo barimbye ku giti cyawe ubonye barayakiriye se ama challenges batangiye gukora byose muri feedback nk'umuhanzi. Bayakiriye neza cyane abantu bari gukomeza no kugaruka ku kantu kitwa ngo spectacular. Ni jingo yanjye mbibonereho mbibasobanurire nyine niko nkoresha nka logo yanjye. Ni spectacular nyine ni spectacle nyine na ahantu hahiye muri make. Indirimbo rero bayakiriye neza nanabashimira cyane banyeresa urukundo nyine nari mfite impungenge ko ninsora indirimbo nyuma y'ikinyafu wenda itazerekana nyine tala yanjye nyine nkuko nabishakaga ariko nyine byamfashije ko n'ubwa mbere nsora indirimbo ikahita igira views zirenze ku ndirimbo nayo nsanzwe nkora. Abantu benshi bagarutseho ni imyambarire cyangwa look yo mu video vixen wawe. Uriya mukobwa uburyo yarakuryamye hejuru harabaketse ko mwana aryamanye hari kuba video. Reka Kara nakazi behind the scene irasuka vuba nga biramutse bibaye ibyo ntabwo byaba ari akazi kabara kandi kazi. Akari katujyanye ni kariya urarege video imituku n'ubururu birimo bituma umuntu atareba neza. Oya akari katujyanye ni kariya ni acting n'ubundi kandi bambaye gusa nkuko bari babonye nambaye niko nayo nambaye. Nta cyarenzeho nyuma ngo mbane mipana ariko uyu musore arakabye akazi ririmbira abantu. Urwego ibintu byafashe ubanza ufite dawa nge nsanzwe nziko ntoroshye sinkubeshye byanze umurego ibintu byafashe umurego akagufu ko ni nako ugenda umaramo igishoro game zose ndazitsindwa position ndazirota big B ngo position urazirota
reka ndirimba irangire position ndazirota nyine time spending na nyine the way nyine holding umukunzi wanjye nizo nyine position bandi batangira kumbwira ngo numurego w'umuheto n'umwambi nyine ariko no umukobwa nadirimbaga n'ubundi nago ari uwo muheto nakubwira ufite umwambi umurasira nago ari umwambi we ikunda bigusobanuriye nago ari kwashatse kubyumva ye nagusobanura guhaye urugero rw'umurego kugira ngo ubyumve nyine ya nari mufitiye inyota cyane nari mufitiye inyota cyane niko byumvikane position ndazirota big behind fire tell your friend kongiye kukujyana walo wimbabaza walo naraburiza walo avuta nkotoza walo lo ayuyuyu furema yuyuyuyu yeah ayuyuyu ubanza nakabije umurego bang umurego ibintu byafashe umurego uri mu mpindurira intego man. Indirimbo yitwa Umurego ni indirimbo nshya ya Kenny Soul, irebe kuri YouTube channel ye Kenny Soul, urebe channel iri official. Ni nayo mpamvu twapirinze hasi muri comment section indirimbo ye kugira ngo itukandaho fresh, ubundi ugende ukane subscribe komeze kumushyigikira bikomeze kugenda neza. Ni indirimbo ifite amashusho birasaba kuyireba nibura inshuro 3 nizo nkeye kugira nibura ubashe kureba kubagura kureba video kugira ngo ubashe kureba kuyireba gusa njye nibyo navuze birasaba inshuro 3 byaba bitwika ahubwo zibaye nizo bayireba. Umusore yakabije cyane hanyuma Kenny Soul nicyo wabwira umuntu gukunda, nicyo wabwira umuntu uri kukureba none ahangaha. Ngiye ndashimira mbere na mbere abakunzi banjye abakomeze kunshyigikira kuko ngenda mbona ko ibintu byanjye bigenda bijya hitafari rimwe uko nsoye indirimbo. Ndabashimira cyane ku rukundo bakomeza kunyereka, mbasaba gukomeza kunshyigikira. Mfite projet nyinshi niyo mpamvu nabaye nsoye Umurego ko icyunamo ndasohora izindi projet nyinshi ndashaka gukora kuvana muri retari nari narashizemo nyine. Ndabashimira cyane bakomeze banshyigikire, bakore subscribe kuri YouTube, bajye kuri Instagram, bambaza ibibazo, bakore follow. Hose ni Kenny Soul platforms zose. Yeah, be blessed boss. Thank you so much. The man himself. This spectacular. Nubwa mbere ariko dukora CHiTA yaranze kuntumira. Ikimenyetso ni iki? Chat. Nimero yanjye kirikirubwira the elemento respect nicyo muramubwira kuko arabizi ukuntu ndi umufana we kurusha ibindi byose. Reka mone kubashimira mwebwe mwakurikiye iki kiganiro ni CHiTA MAGiC TV. Julius CHiTA kuri kamera twari kumwe na Anisette, murabizi ku mashusho bemeze fresh, nawe wamukurikira kuri Instagram yitwa AN7 image cyangwa se Anisette image, ubundi bikomeza kugera neza. This is CHiTA MAGiC TV. Kenny Soul, the spectacular CHiTA MAGiC.